bro, shana ushaka byatari kabisa. Ahubwo ningize Imana nakubonye. Washakiraga iki se wa? Umva nashaka kuniza geto. Mfite umubebi uzaza kunsurira kandi urumva nanjye nagusiga itomani. Kwa Chivani se na gatiri. Uravuga Chivani urarana ni heri gusa uwaye gutira geto umuntu urarana nene man. Ahubwo ni bo gafite tugenda unyereke. Maze nanjye ndebe ko kubivamo. Icyo nshuti zibanira bonje kuguha geto. Geto yanjye rero ngiye. Nagisa neza. Urafata ke unyuzeho mu minota mikeya ubundi utunganya ibintu ariko nawe nutindira umuntu w'umuja. Ibyo ntago birenze. Amutinde. Ahubwo siko umuntu ukinze ntabwo uri mu kigera agafunguzo ngaka ndakaguha. Ngengeye mu kirori sawa turasubiye. Simbuka narebe nyine ngo turi kumwe. Ikazi wanje mu cyumba baby. Oya nuhejwe kutoka leo leko wangu na mimi niko wako jangu tule mu nyumba yo kwano gwange Sheri wayibonye iyi geto irabikora muri iyi karitsiye. Iyi niyo geto ya mbere. Iyi geto none uzunjemo mbere nuye aragurya unuko ari ingufu nta seri ririmo. Aki iyi geto ni ijambe uzugezemo mbere ariho matorode iragera. Mwihorera iyi geto nyamara ntuyipinga ngo nuko yeba gutya ahubwo reka nze nkingure. Hey. Ese ko mbona iki muri ubwiherero wakubwiye? Sheri ushaka kuvuga ko utari bwinjire?